Ladies and gentlemen, put your hands together for Papa Gigi. Mumeze neza. Buriya njyewe nakuriye mu gace bita Ruziranyenzi. Na gace gakennye bya hatari. Ariko buriya naje gusanga ibintu bibera mu bakire no mu bakeneye bamusibye ko biba bitandukanye. Buriya ubusanga mu bakire iyo babonye abashyitsi mu nsengero ubusanga bakoresha korari y'abana mu rwego rwo kwerekana ko abana baho ngaho bakuriye muri Yesu. Ugasanga abana ku myaka 8 izina bitwa n'indirimbo baririmba birajyanye. Pastor akavuga ati tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwakira abashyitsi, reka twakire korari bita Angel Choir, izina perfect. Ukajya kumva choir n'akaririmba rimba kakaza neza. We are child of God, we are angel of God, we are sing of God, amen. We are child of God, we are angel of God, we are sing of God, amen. Ukumva abana ku myaka 8 Angel Choir indirimbo baririmbye bakuriye muri Yesu. Garuka mu rusengero rwa Ruziranyenzi. Bakiraga korari ukajyana abanyerondo bagiye kuririmba. Ukumva pastor ngo tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwakira abashyitsi, ngo abashyitsi badusuye, korari y'abasaziye muri Yesu mwe mwitegura. Ukumva abana ku myaka 8 ni korari y'abasaziye muri Yesu. Ibintu baririmbaga byahita bikwemeza ko basaziye muri Yesu. Korari y'abasaziye muri Yesu mwiteguye. Ukumva ko yari dahise aririmba ngo yarakibirinduye akicara hejuru ngo umwami wacu we Yesu ni muzima. Yaranakefumuye akicara hejuru ngo umwami wa muraseka cyane ibyo mwigi kare kose. Ni abantu bavuye no gusenga babakire nubwo banaririmba neza ubusanga bafite ubwenge. Usanga ubwenge bwabo buri update. Gusa umwana ku myaka 8 azi gushyira application muri iPhone. Ukabona ikirenze wazi gukoresha video call muravugana ibintu ni neza. Ikikwereka ko umwana afite ejo hazaza ubusanga azi no gushyira umuriro muri cash power. Ukavuga ati uyu mwana koko byenda kose ejo he ni heza. Garuka Ruziranyenzi bura natandukaniro ririmo. Ngiye ku myaka 10 nayo mfite uburambe bwo kurunguruka abakobwa. Uraseka suri ngewe. Ku buryo ngiye mu wa 4 primaire nigeze kurunguruka umukobwa nohereza y'indererwamo. Ndebye nkubitana n'urujangwe rundebe. Ndavuga niba narusoma. Niba koko mwemera ko Imana yakoze ibintu mumfashe turirimbe. Ibyo mubona niba mubyemera mumfashe turirimbe. Kano karirimbo kameze neza cyane. Uranangaza Yesu we uranangaza. Guvana umuntu muri puberi ukamuhindura. Uranangaza Yesu we uranangaza. Guvana umuntu muri puberi ukamuhindura. Ayiwe uranangaza Yesu we uranangaza. Ariko iriya nzayikurikirana. We nzaguhiga mpaka. Banaje kumenya ko nta wajya mu ijuru ufite indasikuye. Ayiwe ariko subiriza iranyu. Hako reka mbabaze mwana buri ubundi utari kubeshya. Iyarinda cyangwa indebera nawe reba. Wajya ngo yari yambaye boxer ya Muyoboke reba. Ayiwe uranangaza Yesu we uranangaza. Nukuvuga ngo ndagira ngo mumfashe. Muravuga ngo aha. Sasa reka twongeye tubwizanye ukuri. Niba uri umuhungu ufite best friend w'umukobwa tubisubiranemo bagabo. Sasa reka twongeye tubwizanye ukuri. Niba uri umuhungu ufite best friend w'umukobwa ni nko kuba uri kugenda ugacumbagira ku gisheke. Ubundi bizoza ukiririye mu nzira. Nyambo agasheke kigendera. Ako shaka agasheke nanjye nagahekenya pe. Nago hekenya aho uri kukubo. Yabadata. Turacyakomeza n'inama z'ubwenge. Sasa reka tubwizanye ukuri. Niba uri umuhungu ukaba ufite umukobwa mukundana mukaba mujya mu bukwe kuri buffet yose nagira ikintu asimbuka. Amateke akarura, umuceri akarura, agashingura cuma amahaza akarura. Guteganya umurimo iyo sinda ni ikigega. Muraseka nibyo mbabwira.
ni ukuvuga ngo genda umuntu ukabya inzozi ku buryo nshobora kurota ikintu mu gitondo nkahura byabaye akamenyero nkabya inzozi bya hatari. Ejo bundi mu nzozi nagize gutya mbona Naomi, mu by'ukuri kurasha ifitiye Naomi nkabona nawe ari kunyinginga, ndavuga nti ndaje nkwereka. Naomi akambwira ngo papa Gigi bimeze bite? Mwirazi Nyanza mu nzozi ngo papa Gigi umeze neza, ndamubwira nimeze neza. Ngo amakuru mwirazi Nyanza nkigisha udusoni, ngese urashaka iki? Ndamubwira ni ntacyo. Ngo nta kintu ushaka? Ndamubwira nta kintu nshaka. Abarambwira ngo siko papa watse kwirebeshe ngo basi wamubereye. Nabandika nze ngo wobere. Ndaza mbona ari Naomi, mu by'ukuri nabonaga ari Naomi, nareba kurashi mufitiye, nareba y'amaso ye, mbona arasetse, mbona yanyinya. Ndaza neza namwiteguye, sinzi ko unafunguye amaso usanga ni inzira abagabo turarana. Ikintu cyambaye nagiye kumva numva rurambwe ngo binkorere n'ubundi narimbi kumbuye. Yesu we nguranangaza, muranangaza mwe. Nukuvuga ngo murabona hari ukuntu inkongi ziba mu mujyi, akunda kuba inkongi, ukajya kubona ngo inkongi ngibereye Kimisagara, ejo kabiri imutse ngigiye ku isoko ry'ishyirahamwe waranyabugogo, none hari yabereye mu Biryogo, iraza ku munsi ukurikiyeho ibera mu Kiyovu. Buriya bakire bo bafite kuntu batwara ibintu biba biri ku murongo, ku buryo ushobora kuza ukabaza icyabaye ugataha nta kintu umenye, kandi ubona habaye nka accident cyangwa ikindi kintu. Waraza ukabaza se habaye iki? Umukire akubaza ngo ukore ikihe kinyamakuru, ngo ngiye ndigiye, ngo niba ukora uri umunyamakuru ngo nta kintu tuvugana, ndi no kwihuta zanshyira ku makuru. Ukabura hubutse ukabaza nk'akana, ese waduha amakuru ibintu byabereye? Oya mami yambujije gutanga amakuru, I'm leaving. Ukabura amakuru ugataha. Bitandukanye na Ruziranyenzi. Ruziranyenzi yigeze kuba inkongi y'ahantu twarebaga gasobanuye. Haje umunyamakuru tutanazi, kumva aravuze ngo umuntu ufite amakuru aza guca kuri televiziyo ngo ntazayatanga. Akibivuga papa Nzirimo abagabo yarahari, nyabuneka aravuye guhinga nta kintu yarazi. Bamubaje se papa Nzirimo abagabo watubwiye ibintu by'inkongi? Ati ibintu by'ubujura bibera aha ngaha bimaze kuturambira. Baramucece muzehe ati wincecekesha, banyibye ibitoki, banyibye ibiki, ubu se ubujura ndabuyobewe. Baba baramubajije ngo oya ngo nyine ngo ntabwo twavuga iby'ubujura, ngo turi kuvuga ku bintu by'inkongi ngo byabereye aha ngaha. Ibintu by'inkongi se, iby'inkongi byo ntabyo nzi, ngako sinabura icyo nkubwira nk'umuntu w'umugabo. Ngo ubu mu kanya ikipe y'abanyerondo itsinzi y'abapolisi ingi, ngo kandi ngo narasuhuzaga umugore wanjye kuri televiziyo n'umuturanyi. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga